Uyu munsi ngiye kwasana filime ishingiye ku nkuru nyayo yabayeho y'umwana w'umukobwa wafungiranywe mu buvumo na se akamara imyaka 24 bazi ko yapfuye kandi afungiye muri cave yo hasi atotezwa amanywa nijoro agafatwa ku ngufu akanabyarana abana benshi na se umubyara. Nimushaka kumenya aho byabayeho n'igihe byabereye nuko byarangiye ndabasobanurira byose ku mpera z'iyi filime. Murakaza neza kuri Warusco Fact. Dutangira na famille imwe y'umugabo witwa Doni ari kumwe n'abakobwa be babiri hamwe n'umugore we Rene. Sara yahise ahaguruka arangije abwira se ko agiye mu kirori n'inshuti ze. Samusabye kwicara hasi. Sara amubwira ko nyina yamuhaye uruhushya gusa Doni n'ubundi arabyanga. Amubwira ko ari we urutanga kandi ko nawe agomba kuvuguriza itegeko yatanze. Sara yahise yivumbura arangije ajya mu cyumba ahita aca mu idirishya asanga Sherwe Kirisanze barajyana. Se na nyina binjiye mu cyumba bamubuze. Doni abwira Rene ko Sara ari ikibazo umutima ahita niyemeza guhisaho umukobwa we umusuzugura. Ku munsi ukurikira batwereka Doni yarayirondo ategereje umukobwa we. Nyuma kanya Sara hageze Doni arahaguruka yitegereje neza abona Sara ari no gusomana n'agahungu atazi. Sara yahise asezera Kirisi ageze ku muryango abona se amubuza aho yaraye. Sara n'agasuzuguro kenshi abwira se ko bitamureba ashatse no kwinjira mu nzu atamusubije. Doni aramuhagarika amwibutsa ko inzu ari iye kandi ko irimo wese agomba kugendera ku mategeko ye. Sara yahise agira umujinya arangije amubwira ko niyuzuye imyaka 18 azahita yisohokamo. Rene aje kubakiza. Sara ahita ajya mu cyumba arifungirana. Nyuma akanya mukuru we na nyina bamusangamo batangira gutuka Doni ko ari umusazi kubera uburyo abakontorora. Nyuma batwereka Doni ari nyuma y'umuryango ari kumviriza umugore n'abana be bari kumutuka. Sara arangije ababwira ko narangiza amashuri afite plan yo kuzenguruka isi yose na Kirisi kandi ko azagenda atabwiye se. Doni barimo bumviriza yahise ajya muri basement y'inzu ye arangije atangira gutekereza uburyo yazamuhagarika. Nyuma akanyabuze igitekerezo neza abona umuryango umujyana mu cyumba cy'ibanga famille itazi ahita afata umwanzuro ko ari wazamushyira. Twihuse nyuma graduation batwereka Sara ari kuvugana na Kirisi kuri telefone. Nyina arangije araza amubwira ko agiye guhaha ku isoko imodoka imaze kurenga. Doni ahita aza gusaba Sara ubufasha amubwira ko ashaka ko amutwaza indobo muri cave yo hasi mu nzu. Sara yahise aza arangije afata indobo barangije baramanuka hasi muri cave. Bagezemo imbere Sara agiye gushyira indobo hasi se afungura umuryango atarazi. Sara abajije se iki cyumba bagishyiriyemo. Doni amubwira ko cyubatswe na nyirenzu gucyo yakoze ko yakivuguruye ku buryo ntawapfa kumenya ko kirimo. Nyuma batwereka Doni n'umukobwa we bagira muri cave arangije amwereka aho bashyira indobo. Bamaze kuyishyira hasi Doni abaza Sara nimba yakunze. Sara amubwira ko ari habi kuko nta madirishya n'umwuka uhagije birimo. Doni yahise abwira umukobwa we ko bibabaje arangije arasohoka ahita amukindana naho ngaho. Sara aje gukubita ku rugi. Bizatumenya ko iki cyumba cyose ari sound proof. Sara uko yataka kose ko ntawamwumva ari hanze. Doni yahise yigendera. Sara nawe ajya kureba muri cya kidobo ngo arebe ko yabona icyamufasha gufungura urugi. Arebye masanze ari ibikoresho bye gusa ahita ajya ku rugi atangira guhindagura amakode. Amaze guferinga inshuro 3 umuro nawe itugenda. Sara asigara muri wa mwobo wenyine avuza induru atabaza nyina. Dusubiye hejuru batwereka nyina wa Sara yihebye kuko yari wamuhamagara telefone ikaba ntayiriwe umunsi wose. Doni abasabye gutuza Rene amubwira ko atatuza atanasaba Emi ko yahamagara polisi ikabafasha gushaka murumuna we Sara. Ku munsi ukurikira batwereka Sara yumva se afungura urugi ajya kumuhisha inyuma y'igikuta. Se amaze kwinjira Sara aramwirika asohoka yiruka agira ngo aramucitse gusa ageze imbere ahora n'undi rugi rufungurwa na kode. Sara ahita amenya ko nta chance afite yo gusohoka muri iki cyumba. Doni yahise amukurura amatwi arangije amugorora muri cya cyumba. Sara amubajije impamvu ari kubimukora. Doni amubwira ko agasuzuguro kari ko kamukozeho kandi ko kuva uyu munsi ntacyo umuntu azongera kubona, ko buri kintu cyose azajya ashaka kuva uyu munsi azajya abanza akagikorera. Doni yahise abaza Sara nimba yumvishe ibyo amaze kumubwira byose maze Sara araceceka. Doni wagira ngo amwereke ko nta sano na rito bagifitanye ubu ngubu. Ahita amukubita urushyi aranamuhindukiza. Ikigabo gitangira gufata ku ngufu umwana wacyo kibyari. Badusubije hejuru batwereka polisi zaje ziri kuvugana na nyina wa Sara. Afande abajije nimba ari ubwa mbere Sara agiye atababwiye cya Doni yita kiza kimubwira ko asanzwe abacika ndetse ko yari afite na plani yo kuzenguruka isi yose atamubwiye. Afande yahise ababaza nimba ari imyenda y'ibura maze Doni avuga ko Sara yatwaye imyenda ye myinshi n'igikapu cye. Afande yongeye kubabaza nimba ari uwo bakeka ko baba bajyanye. Nyina wa Sara amubwira ko inshuti ze zose na boyfriend we bababajije gusa ko nabo batazi aho ari. Twihuse ku munsi wa 7 batwereka Kirisi aza kwa Sara kubaza ngo yumve ko ari agakuru keza ka Sara bamuha. Kirisi ageza kubitana na Doni ari mu masuku amubajije kuri Sara. Doni amubeshya ko Sara yajyanye n'umusore bakoranye witwa Steve ngo ko bafite plan yo kuzengurukana isi. Kirisi wari uzi plan za Sara ko atanazibwira se yahise akeka ko Doni amubwije ukuri arangije arigendera. Nyina wa Sara yumvishe moto ya Kirisi ahita asohoka mu nzu abaza Doni uwo bari kuvugana gusa Doni amubeshya ko ari umugenzi wihitiraga. Dusubiye kuri Sara batwereka Doni amuzanira ikihe cyamwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 18. Doni arangije anakuramo ikanzu nziza yimuha nk'impano
amubwira ko yamusaba icyo ashatse cyose kuri aniveriseri. Sara yahise amusaba gusohokana televiziyo, gusa Doni amubwira ko bitakunda. Amusabye isaha, Doni amubwira ko arayimuha, gusa mbere yo kuyimuha ko agomba kubanza akayikorera. Twihuse nyuma y'umwaka, batwereka Sara n'inda nkuru iri kumuha ibimenyetso ko ari hafi kubyara. Sara afashe igitabo ngo arebe icyo yakora ububabare buramurenga, arangira agenda yicara mu nguni yegamiye igikuta. Sara yibyaza umwana w'umukobwa wenyine amwita Mary. Cya Doni cyahise kiza nta no gukora ku mwana, kimusaba ko yamushimira ngo uko amuhaye papasi y'ubuzima nibo bazajya baganirira muri uyu mwobo. Badutarukije none nyuma y'imyaka 7, batwereka mukuru wa Sara akubitana na Chris. Chris amubajije uko ameze mu rugo, Emma amubwira ko ari ibisanzwe. Amubajije no kuri Sara, Emma amubwira ko n'uyu munsi bataramubona. Chris yahise atungurwa, anaje amubwira ya story Doni yamubwiye. Emma nawe akeka ko afite uruhare mu ibura rya Sara, ahita yijyana ayishyira nyina, maze bombi batangira kwigaragambya kuri Doni bamubaza impamvu yabeshye Chris ko Sara ajyanye na Steve. Batujyanye muri kave ya Sara, batwereka Sara ari gukina n'abana babiri atwite n'undi wa gatatu. Bananiwe, Sara atangira kubacira umugani w'igikomangomakazi cyakundaga n'umusore witwa Chris. Gusa umunsi umwe se akagifata akagifungira muri kave cyonyine. Imana yibonye ko kigiye kwicwa n'irungu ikacyoreza akana k'agahungu n'agakobwa kugira ngo bakimare irungu. Nyuma Emma yabonye imfunguzo za kave, arangira aziba yinjiramo. Barangiye batwereka inyuma hano harimo ashakishiriza Sara ari kubyara umwana wa gatatu, gusa ko icyumba cyari sound proof Emma ntiyamwumva. Doni wari umaze kubona ko yataye imfunguzo yahise aza, arangira azaka Emma ahita amusohora. Doni yinjiye mu cyumba cy'ibanga, asanga Sara amaze kwibaruka umwana w'umuhungu, amajije uko bamwita. Sara amubwira ko yitwa Thomas. Sara yahise asaba Doni ko yajyana Thomas hejuru kuko nta mwanya batatu bafite hano hasi. Doni atangiye kwanga. Sara amubwira ko abana batatu bazamuha akazi kenshi, bigatuma abura umwanya wo kuzajya amwitaho. Ku munsi ukurikira, Doni yahise azana Thomas amutereka imbere y'inzu ye. Nyina wa Sara asohotse kureba umwana uri kurira, asanga ari uruhinja rufite agapapuro kavuga ko ari Sara ruhasize kubera ko nta bushobozi afite bwo kurwitaho. Nyina wa Sara yahise yishima yumvishe ko umukobwa we byibuze akiriho, ateruye Thomas. Agapapuro kari munsi ka Sara atabaza karagwa ntiyakabona. Cya Doni kiba aricyo kigafata, kirangije gisubira muri kave n'umujinya mwinshi, gitangira gutuka Sara kinamuryoza kwishyura amakosa ye amaze gukora. Twihuse nyuma y'imyaka 14, batwereka Sara atwite inda ya 4. Kamere nako karakuze gasigaye kwishyiraho za makeup. Sara kitegereje, aranyatangira kukabwira uburyo ari keza. Sara wari uzi icyo bisobanuye, ahita akirukana arangira nihanangiriza Doni, amusaba kutazongera kumukorera ku mwana na rimwe. Cya Doni cyahise kirakara, kirangira kirasohoka kibakupira amashanyarazi. Mary yari ufite ikibazo cya asima, arara yicaye iryo joro ryose abaza nyina impamvu se bafata ntatari abana be. Dusubiye hejuru, batwereka mukecuru nawe yicaranye na Thomas bari kwibuka Sara. Imvura nayo iri kugwa hanze, idagara itangira kwinjirana ba Sara mu buvumo. Mary utaruzi imvura yibonye, abaza nyina aho ayo mazi ari kuva. Sara yahise abibona nka opportunity nziza, arangira atangira gucukura umwobo ahantu horoshye. Bwije abantu bose bamaze kuryama, Sara akuramo itoroshi atangira gutanga senare hanze. Umugabo arimo atambuka yibonye, ajya kubwira Doni ko hari umuntu ushaka ubufasha muri kave y'inzu ye. Cya Doni cyahise kimanuka n'umujinya mwinshi itangira kubita Sara kititaye ko atwite. Abana batangiye gusakuza. Cya Doni yita gisohoka, gusa Sara atangira kuvirerana, bituma byara umwana igihe kitageze kubw'amahirwe make avuga yanapfuye. Twihuse nyuma y'imyaka 18, batwereka Doni yicaranye n'abana be bari kumubaza igihe bazasohokera muri uyu mwobo. Doni abonye ko abana bari kwivuga bariserera bateranya na nyina, abwira ko ari ubitera. Cya Doni cyahise gisohoka, abana barangiye basigara bari gutukagura nyina. Sara bimurenze, ahita atangira kumenagura amasahani n'ibindi bintu byo mu nzu. Abana babonye nyina arakaye bamusaba imbabazi, bamubwira ko ntacyo bazongera kumubaza. Muri iryo joro, Sara yabonye ko nakugumya abitse ibanga, arangije amagara abana be yemeza kubabwiza ukuri. Ababwira ko wa mugani waraga bacira w'igikomangomakazi na Chris bwari ubuzima bwe yabaga babwira. Sara yababwiye ko yakundanaga n'umusore witwa Chris, gusa se amuzira kubi. Doni nawe anavumbuye ko bazamucika Sara yuje imyaka 18, aramushuka muzana muri ubuvuma mufungiramo, akajya amukubita akanamufata ku ngufu, bikabaviramo kuvuka. Abana bumvise story yose barangiye batangira kurira Mary waranahwera. Gusa Sara basezeranya ko azakora igishoboka cyose bagasohoka hano ari bazima. Twihuse nyuma y'imyaka 19, batwereka Doni atana n'utwe twose yirukanwe mu kazi. Mu rugo rw'atakibasha kubatunga, hasi wo muri kave warumiwe nta kikibageraho. Doni yagiye no kureba muri email ye, arangiye asangaho message ya banki imusaba kwishyura mu minsi 30 cyangwa bagateza inzu ye. Doni abonye ibibazo byamubanye byinshi, yiyemeza kwica abana be bari muri kave mbere ko ibibazo byisuka bikamubana akayabo. Nyuma
Doni yahise afata umugozi awushyira muri shampoma y'imodoka, ikindi gice agishyira mu kadirishya kajyana umwuka muri kave. Doni arangije yatsa imodoka itangira kujyana imyotsi mu cyumba cya ba Sara, maze abana batangira gusufura kubera ibyotsi by'imodoka barimo bahumeka. Ako kanya Thomas yahise aza, cya Doni kigira ubwoba gihita kizimya imodoka. Thomas amaze kuganira na se agiye, cya Doni kigarura agatima kiricuza kijya kureba abana bacyo muri kave, gusa kigezemo gisanga Mary ameze nabi, asima irenda kumwica. Sara yahise amwinginga amusaba ko bajyana umwana kwa muganga atarabapfana. Doni yari utangiye kugarura ubumuntu, yumvikana na Sara ko bagiye kujyana Mary kwa muganga, gusa ko Michelle aramusigamo hano. Sara yagira ikosa na rimwe akora, Michelle akazapfiramo hano wenyine. Sara yahise yemera, barangiye barasohokana. Binjiye muri salo, Sara amarira yenda kugwa kubera ibyishimo byo kubona hanze nyuma y'imyaka irenga 20. Ba Sara bageze kwa muganga, abadokiteri batwara Mary batangira kumuvura. Sara na se bajya gutegereza hanze igisubizo cya muganga. Nyuma umuganga yaraje abaha igipapuro cyo kuzuzaho imyirondoro ya Mary. Amaze kugenda, Sara asaba Doni ko yajya kwihagarika, gusa cya Doni kiranga kimubwira ko agomba kuzifunga mpaka no mu rugo. Sara yacunze cya Doni kirangariye muri telefone, arangiye asuka amazi kuri cya gipapuro. Doni agiye gusaba ikindi, Sara ahita akoresha amahirwe ye ya nyuma yari asigaranye, arahaguruka aragenda. Cya Doni kimubonye kiramukurikira, gusa mbere yuko kimugeraho Sara abwira wa muganga na polisi ko ashaka ubufasha. Polisi ihita izifata Doni bamujyana kumufunga. Dusubiye mu rugo kwa Sara, batwereka polisi yisohokana na ka Michelle kari kasigaye muri kave. Nyina wa Sara na Thomas bamubonye baratungurwa, mukecuru atangira no kurira ko atiyumvishaga uburyo umugabo we yaba shitani kugeza kuri uru rwego. Nkuko nababwiye ku ntangiriro, iyi filime tumaze kureba ni historia nyayo yabayeho. Ibi byose tumaze kureba byabaye ku mukobwa w'umunya-Australia witwa Elizabeth, washimuswe na se Joseph akamufungira mu buvumo bw'inzu yabo kuva mu 1944 kugeza mu 2008. Elizabeth rero muri iki gihe cyose cy'imyaka 24 yayimaze atotezwa, afatwa ku ngufu, ndetse nubwo muri filime batweretse ko babyaranye abana 4 gusa. Mu buzima busanzwe Elizabeth na se babyaranye abana 7, gusa umwe muri bo yitaba Imana kubera amakosa ya Joseph batweretse muri filime. Muri abo bana 7, 3 muri bo bajyanywe hejuru na Joseph agenda basiga imbere y'inzu ye abeshya ko Elizabeth basiga kubera ubushobozi buke, naho abandi 3 bakaba barasohotse nyuma y'uko nyina akinnye umutwe Joseph bari kwa muganga. Elizabeth agafungisha Joseph mu 2009 agakatirwa igifungo cya burundu kubera iyicarubozo yakoreye umuryango. Mbwira hasi muri comment ko mvishe iyi story, unamfashe kuyisharinga kundi muntu uzi wayikunda.